World Mission Report. Tekereza neza, uribuka hari ikintu ushobora kuba ukora kandi kikaba kitakugora kugikora. Nubwo twebwe twabona yuko kigutwara imbaraga nyinshi, ariko wowe kumva ko nta mbaraga zigutwara. Icyo kintu iyo uri kugikora uba ukishimiye. Icyo kintu iyo uri kugikora uba unejejwe nabyo kuko kiba kikoroheye. Abantu bo babona yuko kigusaba umwanya, umuhati ndetse n'izindi mbaraga zidasanzwe, ariko wowe ubona ari ibintu bisanzwe. Icyo kintu iba ari impano yawe. Ndabasuje ngo ubone amahoro biva ku Mwami Imana bibane namwe. Tugeze mu mwanya mwiza w'amakuru y'ahandi. Amakuru y'uyu munsi afite umutwe uvuga ngo impano y'Imana yo kuvuga. Impano y'Imana yo kuvuga. Uyu munsi ndababwira inkuru y'umusore witwa Japhet. Nimvuga umusore ntabwo ari umuntu mukuru cyane, ahubwo ni umusore w'imyaka 11 y'amavuko uyu munsi wa none. Japhet no mu gihugu cya Zambia, kandi amakuru y'ahandi twateguriwe na Andrew Max Siena, umuyobozi w'amakuru y'ahandi ku isi. Mukaba mukurikirana amakuru y'ahandi mu Kinyarwanda mwijwi rya Noah Emmanuel. Muri Zambia rero hari ikintu gitangaje nababwira. Mwari muzi yuko imiswa yo muri Zambia ibasha kubaka imigina minini cyane ingana n'inzu ntoya. Inzu ntoya cyane. Imiswa muri Zambia irakaze. Reka rero dutangire n'amakuru yacu. Mbese ni iyihe mpano idasanzwe wahawe n'Imana? Mbese yaba ari ukumwenyurira abo mubana mu nzu? Yaba ari amaboko ashobora gufasha mu bikorwa byo mu rugo se? Cyangwa yaba ari amaguru yihuta cyane ajya gufasha abandi? Umwana witwa Japhet imyaka 8 ntiyari azi ko yari afite impano idasanzwe, ariko noneho pasitoro ahamagara ababyeyi be kugira ngo amushimire ijwi rye. Aramubwira ati, umuhungu wanyu afite ijwi ridasanzwe, akwiye kuzahabwa amahirwe yo kuzabwiriza ku isabato itaha. Japhet yaramutunguye cyane, ntabwo yari azi yuko afite ijwi ridasanzwe, ariko pasiteri akomeza kumutera umwete no kumutera imbaraga, amubwira yuko afite ijwi ridasanzwe. Abandi bana b'abahungu banganaga nawe iyo bavugaga gahoro cyane ku buryo umuntu atabashaga kumva ibyo bavuze. Abandi bakavuga barya amagambo, abandi bo ntago bavugaga cyane kugira ngo ijwi rigere kure, ariko Japhet we yavugaga ijwi rifite imbaraga kandi yumvikana riranguruye. Ababyeyi ba Japhet bamuteye umwete, baramubwira bati koko ibyo pasiteri avuga nibyo. Maze pasiteri ategura ikibwirizwa agiha Japhet, cyari kiri kuri page 5. Japhet abonye icyo kibwirizwa kiri kuri page 5 arikanga, ariko ababyeyi be bamutera umwete ngo agerageze. Icyo kibwirizwa cyavugaga ibyo kugaruka kwa Yesu kwegereje. Papa we yaramubwiye ati, uze kugerageza kukitubwiriza nimugoroba turi mu rugo, maze turebe uko uzabikora ku isabato. Nimugoroba Japhet yateguye imeza muri salo n'uruhimbi, maze ahagarara ku ruhimbi arasenga ati, Mana, ndakwinginze ngira igikoresho kibwira ubwoko bwawe ubutumwa. Arangije atangira gusoma ikibwiriza. Arangije arasenga ati, Mana, ko ubashisha ababyeyi banjye gusobanukirwa n'iki kibwirizwa maze kubabwiriza. Mama we yaramuhobeye cyane, aramubwira ati, wabikoze neza cyane, komereza aho ngaho. Bukeye bwaho kwa kabiri Japhet yagize imirimo myinshi, ntiyabasha gusubira mu kibwirizwa cye, ariko nimugoroba arongera arabwiriza. Mama we aramubwira ati, wabikoze neza cyane kurusha ejo, ati komerezaho. Japhet yumvise agize imbaraga n'umwete zo gukomeza. Umunsi wa gatatu noneho yafashe ikibwirizwa cye agisoma inshuro 15. Uko yabonaga umwanya yarasomaga, yabona akanya agasoma. Nimugoroba abwirije, mama we arishima cyane avuga ati, uyu munsi byagenze neza
wabikoze neza cyane kurusha bwa mbere ndetse n'ejo hashize. Inshuro yakurikiyeho ikibwirizwa noneho yagisubiyemo inshuro 9. Urumva ko yari amaze kugifata, yari amaze kukimenya. Akibwirije mama we aramubwira ati ni ukuri uyu munsi noneho byari byiza cyane. Aramubwira ati genda uruhuke maze uzongere ugisubiremo kuwa gatandatu nimugoroba. Umunsi wo kuwa gatandatu nimugoroba mu gutangira isabato yasubiyemo ikibwiriza cye maze abikora neza. Mu gitondo ku isabato Japhet yiyumvisemo akantu k'ubwoba, ariko akigera ku ruhimbi yiyumvisemo imbaraga ya Mwuka Wera iza imusanga, maze arasenga ati Uwiteka Mana wo mu ijuru, ndakwinginze ngo ungire igikoresho cyawe kibwiriza aba bantu ubutumwa bwawe. Arangije atangira gusoma ikibwiriza. Yabwirije mu ijwi rirenga cyangwa mu ijwi rifite imbaraga. Arabwiriza, arongera arabwiriza. Amaze kubwiriza arasenga ati Mana, ndakwinginze ngo uhire ubwoko bwawe bubashe gusobanukirwa neza n'ikibwiriza mbabwirije cy'ibyo kugaruka kwa Yesu. Arangije avuga ati amen. Amaze gusoza ikibwirizwa cye abantu baramushimiye. Agisohoka mu rusengero abantu baramubwiye ati watubwirije neza cyane. Abandi bati uri umubwiriza mwiza. Umuntu umwe aramubwira ati ni ukuri ukwiriye kuzaba umupasitori. Iyi sabato yabaye isabato y'umunezero kuri Japhet. Bwari bwo bwa mbere abwirije, ariko ntabwo bwari bwo bwa nyuma. Ubu Japhet afite imyaka 11, amaze kubwiriza inshuro nyinshi mu rusengero aho mu mujyi w'iwabo i Lusaka muri Zambia. Aravuga ati ntabwo ari njyewe mwana wenyine ufite impano y'Imana. Abana bose bafite impano z'Imana kandi impano Imana yabahaye. Japhet avuga ko anejejwe nuko Imana yamuhaye impano yo kuvuga, ariko ko atari we wenyine ufite impano y'Imana. Akavuga ko buri mwana wese afite impano idasanzwe Imana yamuhaye. Aravuga ati ndifuza gutera umwete abandi bana ngo bajye bakoresha impano z'umwuka n'ubushobozi Imana yabahaye. Amaturo y'isabato ya 13 azafasha abana kumenya iby'Imana itanga impano nziza ku bana bayo. Umugabane w'aya maturo uzakoreshwa mu gushakira Bibiliya abana bato bo muri Zambia no mu bindi bihugu bigize diviziyo y'Amajyepfo ya Afurika. Tubashimiye amaturo yanyu y'ubushake muri gutegura tuzatanga ku isabato ya 13. Imana y'amahoro ibaha umugisha kandi ibane namwe. Murumva neza impano z'Imana. Ndagira ngo mbabwire ngo iyo umuntu yakire Kristo nawe ahabwa impano. Muribuka iyo usomye muri Yohana mu gice cya 4 mubona iby'umusamariya waganiriye na Yesu, umusamariyakazi. Yesu akimara kumuha amazi y'ubugingo, Musamariya azamuka ajya mu mudugudu kuvuga ibya Yesu, ababwira ko yahuye na Mesiya. Muribuka Filipo nawe hari hashize iminsi mike yahuye na Yesu, ariko abwira Natanayeli ati uwo Mose yanditse n'abahanuzi bakamuvuga, Yesu Kristo w'i Nazareti twamubonye, ati ngwino nawe wirebere. Mu by'ukuri ni ingero zigaragaza yuko umuntu yahuye na Yesu agira impano yo kuvuga ibye. Nshuti bavandimwe, namwe mujye mutoza abana banyu kuvuga ibya Yesu ndetse no gukora umurimo w'Imana bakoresheje impano Imana yabahaye. Ndabashimiye mwebwe mwese mudahwema kudukurikira. Wowe wumvise amakuru y'ahandi, nimba utarakora subscribe uyu munsi wa none ubikore. Ubutumwa ubusangiza abandi babashe kumenya iby'impano z'Imana impano itanga. Ndagusaba kandi ngo nimba ari ikibazo cyangwa igitekerezo unyandikire muri komenti ndibuze kubibona.
murakoze cyane. Ubu n'amahoro biva ku mwami Imana bibane namwe. Mwari muri kumwe n'umuvandimwe wanyu Noah Emmanuel. Mureke dukomeze kugira ibihe byiza. I do not know the tune he was using, but the words are so wonderful and touching. His song about his shepherd goes like this: the Lord is my shepherd, I shall not be in want. He maketh me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul in the path of righteousness for his name's sake. Though I walk through the valley of the shadow of death, I shall fear no evil, for thou art with me. Your rod and your staff comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and World Mission Report.